iri jambo ry'ubwenge nguhaye mwana wanjye rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda. Nongeye kuguha ikaze kandi ngushimira we wamaze gukora subscribe kuri channel yacu. Nshimira cyane by'umwihariko mwebwe mudahema kutwandikira mutubwira inkuru twabashakiraho amateka, kandi nanone we wabufunguye iki kiganiro ari ubwa mbere ndagusaba gushikariza ko wakora subscribe no gukanda muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe, ugakanda no kukazogera karaho ku ruhande kugira ngo ibiganiro dukora mujye mubibona uwo mwanya kuri mudasobwa zanyu cyangwa kuri telefone ngendanwa zanyu buri uko dushyizeho ikiganiro n'Inshoza y'umuco, aho dukeburana tugahugurana cyane cyane kubirebana n'umuco wacu w'u Rwanda ndetse ku karango kawo k'ingenzi ariko ururimi rw'ikinyarwanda, iyo ngobyi iduhekeye umuco wacu w'u Rwanda. Mu kiganiro Inshoza y'umuco rero kwemeranyije ko tuzatugezanaho byinshi cyane ku muco n'amateka yacu y'igihugu cy'u Rwanda. Genda isa mu muvunyi uko bisanzwe, ikiganiro ni Inshoza y'umuco, aho tubona byinshi mu byaranze amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, imibereho n'imibanire, imigenzo n'imiziririzo, n'ibindi byinshi, cyane cyane indangagaciro z'umuco w'u Rwanda. Kandi nongera gusaba abantu mudukurikira, muduhe ibitekerezo, muduhe inama, mudufashe musangize n'abandi biganiro dukora kugira ngo amakuru agere kuri benshi. Hari n'igihe twahura na benshi batwunganira tukarushaho kunoza imikorere no gucukumbura byinshi kuri gakondo yacu, ko abantu bakenetse ururimi n'umuco baravuga ngo nta gakondo nta nkomoko. Ikiganiro n'Inshoza y'umuco, ngewe nyine nkuko nabibabwiye ndesa mu muvunyi. Uyu munsi turaganira ku mateka yaranze u Rwanda, ariko ibihe bitoroshye u Rwanda rwanyuzemo mu 1943, aho u Rwanda rwahuye n'ikiza gikomeye cyangwa se icyago gikomeye cy'inzara ya Ruzagayura. Inzara ya Ruzagayura ni inzira yahawe amazina menshi cyane nkuko turugende tuyibona, ariko uyu munsi ndagira ngo tubirebe neza, turebe amateka y'inzara ya Ruzagayura. Inzara ya Ruzagayura, amateka agaragaza ko yabaratangiye mu kwezi kwa 10 mu 1943. Ubwo kubaza amateka twari tukiri mu gihe cy'ingoma ya cyami, ndetse u Rwanda rwatwarwaga n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ariko icyo gihe abaza amateka murabizi, abiza amateka y'intambara y'isi, icyo gihe Abadage bari baramaze gutsindwa, u Rwanda rwari ruri mu maboko y'Ababirigi. Ahangaha Ababirigi ariko mu buryo bw'ingoma ya cyami, umwami yari akiri Mutara wa gatatu Rudahigwa. Inzira ya Ruzagayura rero yaje itewe nyine nuko hari amapfa cyangwa se izuba ryatse rimara imyaka 2. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko Ababirigi ubwo bari bari mu Rwanda hari byinshi bakoze, ku buryo abiru bavuga yuko aribo bazanye umwaku w'inzara ya Ruzagayura. Uyu mwaku w'inzara ya Ruzagayura bavuga yuko ngo ibyo bakoraga byaba byarateye iki cyago cyangwa se uyu muvumo, kuko ngo bakoraga ibintu bitari byiza. Bimwe turaza kuyigaruka, ariko uyu munsi turareba gusa cyane cyane amateka y'inzara ya Ruzagayura. Bavuga yuko amateka agaragaza yuko mu kwezi kwa 9 1942 ari bwa aya mapfa yatangiye, ndetse no kugeza mu gihe ubundi tumba ryagombaga kubamo muri 1943 nabwo ntiryaza. Haba igihe nyine cy'amapfa akomeye yamaze hafi imyaka 2. Ubwo rero icyo byatumye, biri muri bimwe byatumye iyi nzara iza. Bavuga yuko iyi nzara ishobora kuba yaratewe nanone n'igabanyuka ry'ibiribwa ryaturutse ku ndwara. Hari indwara, ibirayi byararwaye, ibishyimbo birarwara, ibijumba birarwara, ndetse izi ndwara abantu b'abahanga mwazishakisha ku mbuga mukareba. Nk'ibirayi ngo byarwaye indwara yitwa miridu, hanyuma ibishyimbo byo birwara yitwa shortofila, hanyuma ibijumba birwara rhizoctonia. Izo ni indwara ngo ibihingwa byarwaye, noneho umwero uragabanyuka kubera ko
ibihingwa, kandi abanyarwanda ibyo nibyo bihingwa baryaga ibijumba, ibishyimbo, ibirayi, ndetse bimaze kurwara abanyarwanda burumva byatumye basonza. Rero izo ndwara zibasiye ibyo biribwa by'ibanze, kandi abanyarwanda icyo gihe nibyo baryaga. Inzara ya Ruzagayura rero ngo iza kongerwa ubukana n'intambara y'isi yari irimo, ubwo ngo ababirigi bari bahanganye n'ingabo za Adolf Hitler wari wamereye nabi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Noneho ababirigi bategeka abanyarwanda kuzajya batanga inkunga yo kugira ngo abantu noneho ingabo z'ababirigi zibashe kurwana intambara. Icyo gihe rero ngo batangaga imisanzu. Uwo musanzu witwaga ngo effort de la guerre cyangwa se war effort. Iyo effort de la guerre cyangwa uwo musanzu abanyarwanda batangaga harimo inka, harimo ibishyimbo, harimo amasaka, harimo amashaza. Ibyo ngo byari byo kugaburira abasirikare b'abanyekongo n'abakozi bo mu birombe byo muri Kongo nyine bakorera ababirigi. Abanyarwanda rero bagategekwa binyuze mu batware gukusanya imisanzu yo gushyira ingabo z'ababirigi no gushyira abakozi bakoraga mu birombe n'ubundi by'ababirigi mu gihugu cy'abaturanyi cyo muri Kongo, icyo gihe twaga muri Zaire. Ibyo rero byatumye nanone urumva ibiribwa birimo biragabanyuka, hasanzwe hari amapfa. Ibyo byose byatumye inzara irushaho kugira ubukana mu banyarwanda. Uwo musanzu abanyarwanda rero muri iyo ntambara wari ugizwe kandi n'imirimo y'agahato, guharura imihanda, kubumba amatafari, gutwara imizigo y'abakoloni, gukora mu birombe bya zahabu na za koruta, guhinga ibireti byakoreshwaga mu gutunganya umuti wica udukoko n'ibindi byinshi bakoreshaga. Ruzagayura rero urumva ni inzara yagize cyane, kuko bavuga ko yahitanye abanyarwanda benshi cyane. Iyo nzara yagize amazina menshi bitewe n'ubukana yagiye igira mu duce dutandukanye tw'u Rwanda, nko mu majyepfo nyine, mu duce dutandukanye bahise nyine Ruzagayura, ari naryo zina ryaje kumenyekana cyane. Ariko mu burasirazuba bahitaga Rujukundi, rwa Nyirarushenyi, rwa Kabetezi n'andi mazina menshi mu burasirazuba, bitewe n'ukuntu hari inzara yaraje irakomera cyane. Mu majyaruguru no mu burengerazuba nka za Gisenyi na Ruhengeri bahitaga Rudakangwa imishanana, rugaragaza abadakekwa. Urumva iyo bavuze ngo rugaragaza abadakekwa, ni inzara yatumye n'abari bizeye ko ari abakungu basonza. Hari naho bahitaga Nyirahuku. Mu gihugu hagati ndetse no mu gice cy'amajyaruguru burasirazuba no muri za Byumba hari akazina ngira ngo abantu benshi bazi kitwa Matemane. Ni mu gice cya Byumba bahitaga Matemane. Hanyuma mu burengerazuba muri teritwari yaho bitaga teritwari ya Kibuye, iyo nzara bahise ngo ni inzara ya Gahoro. Inzara rero yagize ubukana bwinshi, ariko bigeze mu majyaruguru mu burasirazuba ho ngo ibibazo bikomeye cyane. Bavuga ko agace inzara itagezemo icyo gihe ni agace ko muri Cyangugu, twagereranya no mu biriya bice bya Rusizi na za Nyamasheke. Icyangugu iyo nzara ngo ntabwo yagize imbaraga, kubera ko urumva bari begereye Kongo Mbirigi cyangwa se Kongo Belge. Ababirigi bari bafite icyicaro hariya muri Zaire, bari bahegereye ku buryo yari inzira ihuza abantu bajyanye ya misanzu, abantu ku buryo ngo hari nk'abantu bavaga muri za Huye na za Gisenyi. Huye iyo ntara niyo yitwaga Stirida. Abantu bavaga muri ibyo bice banyuraga hariya bajyanye iyo misanzu. Icyo gihe rero urumva ako gace ntabwo kagize inzara nini cyane ko n'ikirere cyaho kijya kumera nk'icyo muri icyo gice cyo muri Kongo. Ntabwo rero bigeze bagira inzara cyane ugereranyije n'utundi duce. Ariko muri rusange iyi nzara nta hantu itageze. Iyi nzara rero yateye ibibazo bikomeye ku buryo abanyarwanda batangiye kurya n'ibitaribwa. Abanyarwanda benshi inzara yarabishe, batangira kurya inguri z'insina, abandi barya amareberebe ni bya byatsi biba mu mazi, ubundi ntibiribwa. Ariko muri icyo gihe cya Ruzagayura ngo abantu baturiye uduce dufite ibishanga baryaga amareberebe, abandi ngo bakarya umutsima uvuye mu ifu bya barakatsi, bya byatsi abantu bakunda kwita kasiya cyangwa gasiha. Ndetse ngo abandi bagafata n'intembe z'insina bakazanika nazo bakazikoramo umutsima. Icyo gihe rero nubwo abantu bavuga ko abantu bishwe n'inzara Ruzagayura, nta washidikanya kuvuga yuko n'ibyo biryo bidasanzwe abantu baryaga nabyo bishobora kuba biri muri bimwe mu byatumye umubare wapfuye muri icyo gihe wiyongera. Abafite agatege rero ngo bajyaga gushaka, bagasuhuka bakajya gushaka aho bakura ibyo kurya cyangwa se kuguranisha ibikoresho
n'ibiribwa kugira ngo barebe ko iminsi yakicuma. Hari akazina kadutse icyo gihe k'abantu bari barananutse barashizemo ngo babitaga ingarisi. Ingarisi rero ngo igihe cyarageze Mutara wa gatatu Rudahigwa bimaze kumuyobera ngo bakora n'inkambi zari zirimo abo bantu nyine b'ingarisi, bantu bananutse bashize. Ibyo rero byatumye ubuyobozi haba Mutara wa gatatu Rudahigwa wari urimo ameze nk'ababirigi bamaze kumwaka ububasha, ariko yari akiri umwami w'abanyarwanda agerageza kureba uko yarwanya iyo nzara banyarwanda. Rudahigwa rero nk'umwami wari uyoboye yafashe abatware abashyira hamwe, kubera ko wabonaga abakoroni n'abamisiyoneri bo bameze nk'abari mu gihe cyo gushaka ukuntu nyine bakusanya iyo misanzu, gusa bajyana bashyira ingabo z'ababirigi n'abakozi bo mu birombe muri Zaire cyangwa se muri Kongo, uyu munsi niko twabyita. Yafashe ingamba zinyuranye yo kurwanya inzara, avuga ati abaturage bose ntago abakoroni batwitayeho, ni muze turwane ku buzima bwacu, duhinge ibi bishyimbo, duhinge ibijumba, duhinge ibihingwa byinshi nyine ku buryo turwanye inzara nyine tuve inyuma hanyuma duhinga. Guhera rero mu ntangiriro za 44 mu 1944 abanyarwanda bahinze ibishyimbo, amashaza, ibirayi, imyumbati n'ibijumba, noneho bagira n'amahirwe imvura iragwa, imyaka irera, bagira umusaruro mwiza cyane ku buryo ibigega byongeye guhunikwamo imyaka. N'abari barasuhukiye muri Kongo no mu Bugande no mu bindi bihugu bituranye n'u Rwanda baragaruka kubera ko amafunguro yarabonetse. Muri uwo mwaka ari nabwo izo nkambi twavuze z'ingarisi zafunzwe, abantu basubira mu miryango yabo kubera yuko ibyo kurya byari bibonetse. Hanyuma abategetsi b'abakoroni nabo bahagaritse kohereza amakamyo y'ibiribwa mu Rwanda, kuko nko muri uwo mwaka ngo ababirigi bamenye yuko mu Rwanda hari inzara, bari batangiye kujijisha bohereza ibiryo, amamodoka y'ibiryo mu Rwanda, ariko by'igihe gito bahise babireka kuko bamenye ko u Rwanda batangiye kwishakamo ibisubizo, barimo guhinga, bamenya yuko inzara itangiye gucika mu gihugu. Nubwo inzara yamaze umwaka umwe, ariko ngo ahitana abantu benshi cyane, kuko nk'uko bigaragara abamisiyoneri b'abagatulika bafatanyije n'abatware bakoze raporo kubagaragaza ko kuva hagati yo muri 39 kugeza muri 45 u Rwanda rwatakaje abantu barenga 300,000, kandi batabaremo abasubikiye mu bihugu nka za Tanzania, icyo gihe twagatanganyika, mu Bugande no muri Congo Belge cyangwa se muri Kongo nyine. Bigaragaza ko muri ibyo bihe inzara yatumye abarenga 75,000 bahigenda barahunga, kandi niba tuvuze abantu bapfuye barenga 300,000 mu gihugu cyari gifite abaturage batagera kuri 5,000,000, urumva ni umubare munini cyane. Iyo mibare yaturutse nyine kuri raporo z'abategetsi b'ababirigi, nabo bayihawe n'abatware b'abanyarwanda bafatanyije n'abamisiyoneri, kuko nabo bagendaga babivuga, babonaga yuko inzara imeze nabi, ndetse bavuga ko abantu bashobora kuba barapfuye ari benshi. Si ugupfa gusa, kuko iyo nzara yagize ingaruka nyinshi ku banyarwanda, kuko yateje n'umwiryane waturutse ku bujura bwadutse muri icyo gihe cy'inzara, ko ngo abantu batangiye kujya banibana, umuntu yamenya ko hari abagenzi baje aho bavuye hari umwero, bakabatangira mu nzira, bakabatangira kugira ngo abice. Kandi ubwo bujura bavuga yuko inzara yatumye bukorwa n'ingeri zose, haba mu bana, abagabo, abagore, abakozi, ndetse igitangaje ngo n'abapadiri nabo bigeze kugaragara muri ibyo bikorwa. Abari bamaze guhabwa ubupadiri b'abanyarwanda ngo barimo bagaragaye mu bikorwa by'ubujura mu mirima y'abaturage, cyane cyane nko muri teritwari ya Gisenyi, ngo hari rwose abaturage bari babona ko bikomeye cyane, kugeza naho abapadiri nabo binjira mu gaco k'abajura. Urumva rero byateje umutekano muke mu gihugu, bizana urwikekwe n'umujinya mwinshi mu banyarwanda, kubera ko umujinya yaturukaga ku bukare bw'inzara n'uburemere bw'umusanzu watangwaga n'abanyarwanda. Kandi muri uwo musanzu imirimo y'agatunambwe n'iy'agahato niho hari iri, noneho bakubitwa n'ibiboko. Bavuga yuko ngo umutware utarakubitaga abandi yabihanirwaga. Harimo twavuga urugero nk'umutware witwaga Rwabutogo watwaraga, ngira ngo ni Ubuganza, niba amateka nyibuka neza. Rwabutogo yari umutware watwaraga Ubuganza, ni umutware wayoboraga neza. Bavuga yuko ngo yanze gukubita abo yari ayoboye, ndetse bituma ahabwa ibihano, aranyagwa n'inka ze arazinyagwa. Kandi burya Rwabutogo nimukurikirana muzasanga
ari no mu gisekuru kimwe n'umuyobozi wacu mukuru w'igihugu cyacu. Urumva ko nawe ni intwari kuko yitangiye abaturage, yanga kubakubita, arahanwa, aranyagwa, inka barazimutwara, ndetse batangira no kuvuga yuko bamwambura ubutware. Ibyo rero byatumaga iyo utakubitaga uyoboye uri umutware unyagwa, yaba inka yaba imisozi n'ibindi. Byatumaga rero abatware bakubita abanyarwanda ibiboko cyane, kandi bikaba biteye agahinda kubona umunyarwanda akubitwa na mwene wabo. Abatware nabo bageze aho barakarira cyane ababiligi kubera ibyo babakoreshaga, bituma haba umujinya mwinshi, ari naho hagiye hava ibitekerezo biriya byaba Mutara wa gatatu Rudahigwa n'abandi bantu bakomeye bagiye bashaka gutangira gusaba uburenganzira cyangwa se independence, ubwigenge, kugira ubwigenge ku gihugu cyawe. Ari nacyo cyateranyije Rudahigwa n'abazungu, kubera ko yaramaze kujya ku ruhande rw'abadashaka ibiboko no gukubitwa. Ibyo rero bituma bamwanga. Nk'uko iyo usomye igitabo cyitwa Dante Singiza La Famine Ruzagayura, cyangwa se kivuga ku Nzara Ruzagayura, cyangwa se Rwanda entre 1943 et 1944 cause et conséquences et réaction des autorités. Ibyo usanga izo dokima cyangwa se izo nyandiko zigaragaza uburyo abanyarwanda barakariye ababiligi kugera ku rwego batangira kumva yuko batakishaka kuyoborwa nabo, ariko kuko bari baramaze gufata imbaraga cyane byatumye nyine batabasha kubanesha, ahubwo bafata intera ikomeye kugeza aho ngira ngo Rudahigwa uburyo yapfuyemo amateka y'isi byo tuvuga uyu munsi, ariko nabyo bivuga yuko byatewe n'umujinya ababiligi bari bafite. Inzara ya Ruzagayura rero yabaye inzara ikomeye cyane, abantu benshi bajya bayumva, hari abatari bazi igihe yabereye, ariko inzara ya Ruzagayura yabaye muri uwo mwaka w'1943. Ni mu kiganiro Inshoza y'umuco, njye ukibagezaho ndi Sam Muvunyi. Ufite inyunganizi, igitekerezo, ushaka kudushyigikira, watwandikira kuri nimero ya telefone ubona kuri channel yacu, ukaduha igitekerezo, cyangwa se ukadushyigikira mu bundi buryo. Dukeneye inyunganizi nyinshi, haba mu buryo bw'imikorere, mu buryo bwo kuduha amakuru, kuduha amateka, ibitabo twasoma kugira ngo tumenye aho twavuye, tumenye n'aho tugeze, ndetse dutegure n'aho tugana. Ni ikiganiro Inshoza y'umuco, ikibagezaho ndi Sam Muvunyi. Ndabashimiye, amahoro y'Imana abane namwe. Ngiri jambo ry'ubwenge nguhaye mwana wanjye, rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunzi, rikagutuza mu mitima ya rubanda.